ubuhunzi yo kutaba data yari umutunzi cyane abantu bashobora kuba bazakurikira iki kiganiro bamuzi bazamumenya bazamenya yari umutunzi ni kuvuga ngo yari umutange barahari bari guhungabana nubwo turi kureba specifically imfubyi buri turaje dusoma icyanditswe ariko hari n'abantu bari guhungabana bafite ababyeyi mukozi mareka nkubwira abandi bari guhungabana ababyeyi bafite imitungo iyo mitungo bafite ikintu bita karande kuko batigeze nabo bahabwa n'ababyeyi babishaka bababaye noneho wa mushari nawo ntibashobore gufunguka amaso ngo bahereze abana babo mu buryo byoroshye abo bana bagahunga imfubyi urebe ibyo wahishe byakaba bifitiye akamaro uwo mwana nubwo amugaye nubwo atabona nubwo uko wowe wabitekereza kose wowe subiza ibitari ibyawe si ngombwa yuko uwo muntu ajya kukurega bisubize hatabayeho urubanza hanyuma Imana izakugirira neza kuko witaye ku mfubyi hanyuma reka tubwire ababyeyi namwe mufite abana kandi abana bakaba ari imfubyi nk'uko umukozi w'Imana bitubwiye yari afite se na nyina rwose bafite inka murabizi yuko abatunzi batungwa n'amata bakabaho batanariye ibyo nuko nari mbizi no kuva kera ahantu twakuriye hari abantu batari bazi yuko no kurya bibaho batunzwe n'amata kandi bakabaho pe Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubaha ikaze tubasuhuza mu izina rya Yesu kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino kuba turi amahoro kuba turi bazima kuba tugihumeka byose tubikesha Uwiteka Imana yacu rero twongeye kuvuga ngo ni karibu muri studio zacu Imana y'amahoro iduhana umugisha uyu munsi rero twagiriwe neza turi kumwe n'umukozi w'Imana pasiteri dukunda muramuzi muramumenyereye abakurikira channel yacu ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri aje hano kutuganiriza rero turamwakiriye kandi tuvuga ngo amahoro y'Imana abane nawe Pastor Pascaline amen nk'uko rero bisanzwe iyo dutangira dushima Imana tuvuga ngo Mana turagushimiye ko waturinze kandi namwe tubashimira ko muhora mudukurikira mukora subscribe musharinga ibitekerezo byanyu turabikurikira cyane njya mbireba nkabasubiza nk'uko muba mwatubaje rero reka dushima Imana dusaba ngo muri aka kanya tugiye gukora ikiganiro tubigendanemo neza reka dushima Imana data mukunzi mwiza tuguhaye icyubahiro urera kandi urakiranuka izina ryawe rihimbazwe kuko uri hejuru ya byose data iyo utegetse biremera kandi iyo ufunze nawe ushobora gufungura tubiguhereye icyubahiro ko wadukinguriye uyu munsi tukabyuka bikemera mwami twaba dushobora kugenda no kuvuga mwami rero kuba uduhaye aka kanya kugira ngo tukuvugire dutange ihumure kuri benshi vugana natwe umukozi wawe mwami wateguye ukaba umuzanye muri studio kugira ngo tuvugane nawe aduhereze ihumure kuri benshi mwami reka amagambo ari buvuge reka avugishwe nawe kandi agende ashyike ku mitima yacu twese abazadukurikira none hana kera bazafashwe bazumve mwami harimo inkomezi harimo ihumure kuko niyo ntego yacu kugira ngo duhumurize imfubyi n'abapfakazi duhumurize abihebye abarwayi abababaye abafite ingorane zitandukanye mwami turagushimiye ko aka kanya uri kumwe natwe kandi ukomeze kuvugana natwe turasenze twiringiye ko twumvise mu izina rya Yesu amen tubahaye ikaze rero reka twakire umutumirwa wacu hanyuma tumubwire ngo ni ikaze muri studio Pascaline turamushimira ni ukuri ari mu bantu yadutumira nabanze kuvuga ngo se ngo urabona ngo urabona ngo mfite akazi kenshi kandi niyo tumuhamagaye turamubona ni ukuri namwe mujye mumushimira aho muri umuntu ukurikiye mukamubona ngo Imana iguhe umugisha ni ukuri ibyo birahagije kandi data akabikora ni ukuri iyo tumuhamagaye telefone niyo atayibonye uwo mwanya mu minota ikurikiye araguhamagara n'abashumba bake ni bake ibyo bintu babikora kuko bahora bari bize cyane rero kuba twitaba si uko adafite akazi kenshi ariko azirikana abera hari hirya no hino rero Imana iguhe umugisha cyane umukozi w'Imana turakwiyegereje ni karibu muri studio zacu suhuza abadukurikiye murakoze cyane umukozi Imana iguhe umugisha abadukurikiranye Imana ibaha umugisha ndabashuhuje mu izina rya Yesu ni jyewe wa mwana w'Imana haleluya impamvu ngira ngo ibyo byose mbyumva kandi nkabiha agaciro ntarinze gushyiramo expense ibintu byinshi nuko ndi umwana w'Imana kandi nanjye nkisanga Kristo yaranyitangiye byihuse nta bintu byinshi ugomba gushyiramo
nicyo kibintera Amen. mpa agaciro Kristo yampaye Hallelujah. nkumva rero ngiye kumuvugira ngiye kumuhesha icyubahiro nkumva rero nta bindi ngo mbakuza nihuta namwe mudukurikiye ejo ni mwebwe Amen. namwe mujye mubikora mwihuse Hallelujah. kandi mwibuka ku gihe turimo muri iyi si ni igihe cy'intizanyo Yego, yego. ni igihe cy'intizanyo dukoresha igihe cyacu mu gihe gikwiriye Amen. nitwa Umutoni Pascaline nkaba ndi umushumba ndi umubyeyi w'abana benshi ab'umwuka n'ab'umubiri Amen. kirenze kuri ibyo nishimiye kuba hano Imana iduhana umugisha Amen. Amen. Aratubwiye ngo ni umushumba. Ese Pascal ushumbye hehe? inshumbye itorero riri Gasogi ahantu iyo ugeze ku Murindi Yego. uzamuka ahantu hari isoko Yego. bahita i Gasogi hari umugabo ukunda kwamamara bita Kenesi ahantu ho kwa Kenesi aho niho icyerekezo kiri yego niho dushumbye umurimo. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha cyane kuko uwo murimo ntabwo ari ibintu byoroshye guhamagarwa ukemerana ikintu kimwe kubigumamo ni ikindi no kubikora n'umutima wawe nacyo ni ikindi. Rero Imana y'amahoro iguha umugisha kuba warahamagawe ukitaba kandi igushoboze kugeza igihe cyayo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Rero uyu munsi twifuje kuganira n'umukozi w'Imana Pastor Pascaline. Ni kenshi aduha amagambo y'ihumure, ni kenshi atubwira ibikomeza. Noneho uyu munsi twifuje ko tuganira ku guhumuriza abana b'imfubyi. Abana bose bakeneye ihumure, yaba atari imfubyi nawe akeneye ihumure. Ariko uyu munsi twavuze ngo tuganirize umwana wa wundi wiswe ngo ni imfubyi. Kuba imfubyi rero Pascaline ni ibintu byagutse, ni ibintu binini cyane. Umuntu ashaka kuba imfubyi kuko ababyeyi barapfuye, wenda yapfushije umubyeyi umwe, mama cyangwa papa afite umubyeyi umwe. Hakabaho n'undi witwa imfubyi yarapfushije ababyeyi bose bombi badahari. Hakabaho n'imfubyi noneho upfusha ababyeyi agapfusha n'abavandimwe, noneho ugasanga nawe ugafite naho yerekeza. Hakabaho noneho na wa wundi witwa yuko ari kumwe n'ababyeyi ariko muri we urumva ari imfubyi, nta kintu abona ku babyeyi, nta cyiza babonaho, mbese kwa kundi cy'umwana bateze ku mubyeyi. Noneho umwana akabaho nabi, bamufashe nabi, mbese umwana ari mu gahinda, mbese nta kwitabwaho afite. Umwana agahora yumva afite agahinda mu mutima, uzi ko uhora ufite agahinda kandi ufite ababyeyi ni bibi cyane. Abo bose bitwa imfubyi. Aho bana rero turagira ngo uyu munsi ugire ijambo bahereza. Iryo jambo iyo ritanze ubwira imfubyi, buriya ububwira na mama we na papa, kuko mama we nabyumva hari icyo ari buhindure, na papa we nabyumva hari icyo ari buhindure. Amenye yuko umwana ni inzirakarengane, nta mpamvu y'uko umwana avutswe uburenganzira bwe. Rero niba banamuvukije uburenganzira, reka twebwe tubahumurize, tugire amagambo tubabwira. Nikaze mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Ngiye gutangira ku buhamya bwanjye. Hari ikintu ntekereje ukinganiriza. Navutse mu muryango mugari, mvuga mugari ni mugari. Hanyuma ntabwo navukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda, navukiye mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'amateka y'u Rwanda ko twagiye duhunga ibyo byose murabizi. Hanyuma mu nda ya mama muri wa muryango mugari nasanze ndi umwana wa 9. Mama yabyaye abana 10. Muri kuba ndi umwana wa 9 ntabwo kwiga no gukomeza ugeze mu gihugu cy'u Rwanda byanyoroheye. Ubwo navuze umuryango mugari, nirinze kuvuga ibintu byinshi, mushaka kumbaza byinshi, ariko reka mvuge mpiniraho umuryango ni mugari. Ni mugari birumvikana. Umuryango wayo mugari, papa ntabwo yashoboye kugira ngo ibintu byose abishyire ku buryo, nawe yarakeneye kwiyubaka, ntitwari tuzi aho tugana, ibintu byinshi duhungutse. Nikanga amashuri yanjye ntayakomeje nk'uko bikwiriye. Muri 97 nibwo nakijijwe, ariko 96 nari mfite ubwihebe bukabije. Uvuze ku kintu bita imfubyi, ufite ababyeyi ariko hakaba n'imfubyi kandi koko adafite n'umubyeyi n'umwe. Hakaba n'imfubyi nawe yabuze n'abavandimwe, akisanga muri icyo kintu. Reka mvuge ngo ni icyuho yisanzemo mu mutima cyangwa mu buzima. Noneho icyo cyuho nicyo twise ubupfubyi. Urumva ko twabihuje byose. Icyo cyuho nari ngifite mu buryo bukomeye,
ndi umwana w'umukobwa nibeza ejo hanjye hazaza ndahabura mbura ibyiringiro ndiheba niheba mfite ababyeyi ni ukuri nari mfite n'abavandimwe kandi bizi banakora ariko kubera inshingano zari nyinshi ntabwo babishoboye. Hanyuma reka mvuge ngo hari n'ikintu kibaho Satani akacyuririraho, noneho iyo gapu yabayeho y'ubuhunzi yo kutaba. Data yari umutunzi cyane, abantu bashobora kuba bazakurikira iki kiganiro bamuzi bazamumenya, bazamenya yari umutunzi, ni kuvuga ngo yari umutunzi. Hanyuma ageze nta kwera ubuhunzi, hari ukuntu abantu bavaga hanze bari bafite uburyo bagakomeza bakagira uburyo, hari n'abandi basubiye inyuma. Sinzi ko ibyo bintu namwe mu byabayeho haramubibona. Ngira icyo cyuho rero nsa nkaho ndi impunzi, nako ndi imfubyi, mama adashoboye, ntaho dufite ho guhinga hagari. Nibaza ubuzima buranshobera ndiheba, ariko reka nkubwire ngo ubwo bwihebe bwaje gushira ariko nkijijwe. Amen. Oh, hallelujah. Ariko nkijijwe, bantu munyumva, uri imfubyi buri atari uko wasubiye mu ishuri, atari uko nasubiye mu ishuri, atari uko mu rugo ibintu byatunganye, atari uko urugo byatunganye, umutima wumva ndanyurwa, numva Imana ibaye byose. Nari mfite isengesho rivuga ngo icyo data atashoboye Imana uragishoboye. Nasomye ririya jambo rivuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda y'abakubyaye. Ndavuga wow, mama na data buzuzaga umugambi w'Imana. Noneho ubwo buzuzaga umugambi w'Imana, ntabwo ndi bukomeze gufokasinga kuri data na mama ngo mbacire urubanza. Mboneyeho kubwira abana bacire urubanza imiryango bavutsemo, bakomotsemo, abavandimwe banyu ntibabafashije, ababyeyi banyu ntibabishoboye. Hari n'ikindi kijya kibaho, umubyeyi akagira uburangare bwo kumenya umwana step agezeho ngo yamufasha iki. Umwana akagira ubwo bwigunge mu mutima, agasa nk'imfubyi, akagira ubwihebe. Imana ni Imana isubiza mu buryo butangaje. Yarandundarunze, tubona umwanzi iyo ari muri ubwo buryo ateza abantu kwiheba. Bwa bwihebe akavuga ati ushobora gusambana ntuzakura amafaranga, akamuteza ubwihebe muri icyo cyuho Satani akakinjiriramo, akamubwira ngo uyandarike, bumujura, akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, shortcut ngo niyo azaboneramo ibisubizo bya bindi yabuze. Ariko reka nkubwire, bari abantu niyo mpamvu uzabona abagwa ruhabo, niko Abanyarwanda bavuga, akagwa mu cyobo kukivamo bikagorana, akazakuya ati nanjye nabyisanzemo. Uwo muntu rero ndaguhumurije, humura, Kristo ni byose. Nanjye yambereye byose, cya cyuho kirashira. Kankubwire ngo hari naho nageze bababyeyi ntangira kubafata amaboko, kandi giye wa wundi wari uri hahandi ndabashyigikira. By'amahirwe make barashaje ntibakiriho, ariko hamwe n'ibindi mama yashaje akijijwe na data akijijwe. Ariko warabonye agahe ko kubagiriraho mu bantu bakijwe mu muryango n'igihe watangije na musaza wanjye wankurikira uwa 10. Uwo murage w'agakiza turaga abavandimwe, ababyeyi. Data, ndavuga data wo mu ijuru ari we Kristo, iyo yaguhaye ihumura urahumurirwa, urahumurizwa. Ntagire n'umuntu wambonaho se ko nigeze mpungabana. Ndi imfura yanyoye amata, ariko ndeka nkubwira ngo nanyoye amata y'ijuru. Iyo unyote y'amata y'isi urahungabana. Oya, ayinka za data narazinyoye, naranyoye, nandi ndanywa, ariko hari aho byageze ntafashe, ndahungabana. Ariko maze kunywa y'ijuru nibyo nakubwiye, mukozi w'Imana ndahumurizwa, narahumurijwe. Ntago wari kumbona, ntago wari kumbona 9 gatandatu ukuntu nari imeze, naragakobwa kameze ukuntu kananutse kamekiyebye, ariko Kristo amaze kunsanga ndahumurizwa. Nshuti yanjye wumva ihumure, Yesu ni byose. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tukubwire ngo natwe twarahumurijwe. Niba twari dufite inka tukiganga ntaga tugifite, niba twari dufite amasambu magari na n'ubu aracyariyo, ayo masambu ntayo dufite, turi mu nzu z'imbohozanyo. Ese mama ari guhinga he? Nahabonye ntago hari kuduhaza, umuryango wari mugari, barenze 10 kuko yarafite n'undi mudamu. Papa yarafite abadamu 2. Ubu yashatse n'uwa 3 wa mbere amaze gupfa. Urumva iryo hungabana nari mfite? Nari mfite hungabana rikomeye. Ushobora guhungabana
uri imfubyi gusa warababuze ukavuga utoke ndi jyenyine ubu rero ngiye kuba umugabo n'Imana yanjye ariko njye nahungabanaga bahari hari abavukanye papa arafite abagore bari tuva i Burundi tugeze mu Rwanda umukuru aza gupfa apfuye ntibyaba ngombwa ko mama nawe aramaze gusaza ari mukuru barumvikana ashaka undi wa gatatu data yavuye mu mubiri afite imyaka 89 hanyuma umva iryo hungabana ariko Kristo arahumuriza hari umwana uri guhungabana ameze nk'imfubyi kuko yabuze se kandi isahari kandi se afite abana benshi ntamubonera time ihagije ngo amuhumurize amubwire ati mwana wanjye barahari bari guhungabana nubwo turi kureba specifically imfubyi buri turaje dusoma icyanditswe ariko hari n'abantu bari guhungabana bafite ababyeyi mukozi mareka nkubwira abandi bari guhungabana ababyeyi bafite imitungo iyo mitungo bafite ikintu bita karande kuko batigeze nabo bahabwa n'ababyeyi babishaka bababaye noneho wa mushari nawo ntibashobore gufunguka amaso ngo bahereze abana babo mu buryo byoroshye abo bana bagahungabana ni ikibazo gikomeye ego ubwo bupfubyi buri ahantu ubupfubyi buteye ubwoba isi akaba afite imitungo yuzuye ahantu ariko umutima we kuko utigeze ubibona abihawe n'ababyeyi cyangwa bamufashije nawe karandi bambe hari n'ababikora batabizi akamubwira ngo genza amaguru kandi imodoka zirari mu rugo nagendeshaga amaguru urakoze cyane cyangwa njya kuhirima noneho wanamubwira ngo wananiwe ngo mu ishuri wabuze umuntu ugufasha mu ishuri wenda kubera ibitekerezo byinshi n'iki ushaka coaching coaching se ni twe ninde wayiduhaye agamusubizaho yabaye aho rero niho njya mpura n'iriya jambo rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base iyo umwana adakijijwe aba muri karande zase zikamwica ugahungabana nimuveyo mukizwe bantu b'Imana nimukizwe Imana ibahumurize ibahe ihumure reka dusome icyanditswe cy'imfubyi ubuhamya bwanjye reka mburekeraho niba ngombwa tuzavuga ubuhamya burebure ku buzima bwanjye ukuntu nahumurijwe nagize igikomere cyo guhungabana kudashaka nibaza mugabo ni mugabo ki nanjye ubwo ngiye kuzaba umugore w'abagabo ufite abandi bagore icyo gikomere ari ngifite ariko ndashima Imana yampaye umugabo mukijijwe nanjye nkijijwe ubu ni umushumba turakorana Rutabingwa ni umupasitori mwiza ampaye amahoro muhaye andi turamushuje Rutabingwa ahura Imana iguhe umugisha tuzabuvuga ubuhamya tuzabuvuga reka dusome muri Samweli wa 2 ibice 9 turebe umwana wabaye imfubyi buri waba ari abatunzi hanyuma aza guba imfubyi abura ukuntu bya bintu abikurayo arabura gusa ariko Imana iramwibuka kubera ineza y'iwabo mere ko mbwira ababyeyi mwakijijwe mujye mukomeza mukore byiza kugira ngo n'abana banyu niba mutanakiriho Imana izabibibukira Samweli wa 2 ibice 9 niyo twahera ku murongo wa mbere twe ijambo ravuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo agirire neza ku bwa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba yaramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati niki umugaragu wawe umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge umwami aramusubiza ati abahe Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Mikali mwene Amiyeli Irodibari umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Mikali mwene Amiyeli Irodibari nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose Imana yacu nishimwe uyu Mefibosheti
ni umwana wa Sawuli. Sawuli yari umwami. Ubwo Sawuli yari umwami yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko urumva yari umwami afite umuhungu we Yonatani. Yonatani aba inshuti na Dawidi mu gihe cyo gutorana kwa Dawidi. Dawidi yari mu gihe cyo kuba, reka mvuge ngo yari struggle, yitegura kuzaba umwami. Yahuye n'intambara nyinshi, Sawuli aramuhiga ari we mwami, ariko aba inshuti n'umuhungu we Yonatani. Yonatani aba inshuti na Dawidi. Noneho ya neza ya Yonatani ituma Dawidi ayizirikana. Bantu mujye muzirikana ineza mwagiriwe. Hari abantu batajya bibuka ineza, kandi murahari mu Rwanda no hanze. Umuntu akakugirira neza ukibagirwa. Mwibuke mutange iryo humure. Hari n'abantu bahungabana kubera ibyo bintu. Imfubyi zikavuga ngo ariko kwa runaka se twe twabatunze, kuki bakuriye iwacu akaba aribo batwica ba runaka, abandi nitwe twabahaye amata ariko barangiye baratugarukira batugira nabi, bica ababyeyi banjye. Mwibagiwe ineza. Hari n'abandi bagirwa ineza bagiriwe. Mwibuke ineza, muhumurize abo bantu. Imana izabibitura. Arayibuka Dawidi, arayizirikana aho Yonatani yatarari. Dawidi yibuka iyo neza. Hanyuma ikintu gitangaje cyabaye ni uburyo bahamagaye, reka maze mvuga ngo ni Imana yibutse Mifobosheti. Imfubyi uri hano uri kutwumva, reka Imana ikwibuke. Haleluya. Aho yari ari Lodibari ni ahantu hasuzuguritse. Yari muri icyo gihugu, ntabwo cyari ikindi gihugu cy'ibwami se yayoboyemo Sawuli. Ariko reka nkubwire ngo iyo abantu bakwibagiwe n'Imana ikakwibagirwa, nta muntu ukwibuka. Ariko ihumure ntangana ukuvuga ngo iyo Imana yakwibutse n'abantu barakwibuka. Iyo Imana yakwibutse n'abantu barakwibuka. Ntibongera kwibuka ibibi byawe, ahubwo Imana kwiba yakwibutse ibereka kuri mwiza kandi barakwiba kuri mubi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yonatani azirikanye iyo neza bituma ajya gushakisha Mifobosheti, arabaririza. Abaririje nanone aha hantu mwumve, abantu mwibuke kugira neza. Bamenya ko hari umugaragu wa Sawuli ari mu ngoma, n'ubundi ari mu ngoma ya Dawidi cyangwa se ari mu bagaragu ba Dawidi. Niwo babajije amakuru, yari abizi. Uzi ko hari abantu babitsa amakuru meza yawe? Bitumye imfubyi umunsi zibura. Hari n'abantu bashobora kuba barabaye imfubyi, imitungo yabo iri ahantu, ariko hakaba abantu babizi bakabiryumaho. Abanyarwanda bavuga ngo baryumaho. Umwana agahungabana de, akagenza ibirenge ubireba, kandi hari icyakabaye cy'umutunga kimufasha, base wabo bakakirya, abavandimwe babo bakabirya, inshuti zikabitwara. Mpere ko mbwira abantu mudukurikiye iki kiganiro, ibuka iyo neza. Ibuka iyo neza utuma uwo muntu abaho. Ibuka ineza bakwihumuriza iyo mfubyi. Narekure ibyo watwaye by'imfubyi, abirekure ni ukuri. Bisubize inshuti yanjye. Wowe urakomeye. Subiza iyo nzu, subiza ayo mafaranga. Amasambu yabo yicayemo, urabizi ko ibyo bintu atari ibyawe, ari iby'imfubyi byo kwa runaka. Urabizi ko konti yo kwa runaka mwakoranaga ava mu mubiri wenda aguye no ku mpanuka, umugore ntabizi. Hari ibyo bintu bibiriho. Umuntu akagwa ku mpanuka, mwari mufatanije akazi, hanyuma bikarangira ukarya. Umuntu ukuri iki kiganiro, Imana yo mu ijuru gusanga inshuti yanjye, icyuzi kitari cyawe ugira uburyo ubikora. Yego ntiwakwigaragaza ngo ako kanya uvuge ngo nijye wabitwaye, ariko Imana izaguha ubwenge. Yego ukuntu yabikora ni ukuri, kandi Imana izaguha umugisha. Cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Niba hari n'uwuzi wabikoze, umwegera umugira inama, umubwira uti subiza bya bintu umuvandimwe. Hari imfubyi, wari uzi ko Imana yumva amarira y'imfubyi kuruta ibintu byose. Ziriya mfubyi aho bicaye barira ntabwo bazagubwa neza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu barakijijwe, ariko bibagiza gutungana. Bivuga ngo hari itanu ryo gukizwa no gutungana. Imana yarambwiye maze gukizwa ko twari muri wa muryango wacu rya dini rya Gatolika. Noneho Imana irambwira ngo gukizwa si ukuva mu nyubako ya Katolika, ahubwo nguze mu nyubako y'abarokore. Gukizwa ni uguhinduka. Nsabe buri bantu bose bari mu rusengero bakijijwe, bitwa izina ry'abarokore, muhinduka batarahindutse. Haleluya. Iyo umuntu yakijijwe agahinduka, tubibona kuri uyu wari umusoresha w'ikoro, arahari Zakayo.
amaze gukizwa abonye Yesu yari yuriye igiti areba Yesu aramubwira ati ururuka Zaka ni umunsi ndarari wawe niko gukizwa. Hanyuma arayiwe Zaka aramubwira ati abo nambuye bose ndabariha inshuro yarakubiye ariko uzi ko ibyo bintu bibuza amahoro abantu barakijijwe banze guhinduka. Noneho umuntu ukajya hari umudamu twasenganaga yarasambaniye mu rusengero, Mana yanjye ibintu uvuze noneho Imana ibaha umugisha ababyumva, akora icyaha, akoze icyaha yihanye ku mugaragaro, yari yarabuze amahoro, aravuga ati nakora icyaha ndi mu nzu y'Imana. Acyatuye ndavuga ku guhinduka, amaze guhinduka aratura, aravuga ati mumbabare natura ibyo nakora nabuze amahoro. Umuntu bari mu rusengero yitwa ko ari umurokore, wakoze ibyaha, wakoze ibibi, ariko nudahinduka niyo mpamvu ho rutabura amahoro. Urasenga ukumva ufite ikintu ubura muri wowe. Gukizwa ni uguhinduka, gukizwa ni ukureka ibibi, gukizwa ni ukwatura ibintu byose ukabireka, ugahinduka mushya, ibyo watwaye imfubyi ukabigarura, ugahumuriza abo bana, ugahinduka. Uwo mumama yaje kwatura nibwo yabonye kubabarirwa. Imana ishimwe ko yamugiriye neza amaze kubyatura. Haleluya. Nari umuyobozi mpari, ntabwo nari umushumba, nari umuvugabutumwa icyo gihe. Hari abantu bakijijwe babuze amahoro kuko batigeze bahinduka. Gukizwa no guhinduka. Imana idufashe. Murongo wa 3 haravuze ngo umwami aramusubiza harya ati hari ukiriho. Noneho hepfo si baramusubiza ngo haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Muri make atangiye kumupfobya. Ntabwo ari imbabazi zatumye avuga, yari kuvuga atariho, niyongereho kumugara. Ariko umuntu yashaka guhohotera imfubyi agerageza uburyo asibanganya, agashyiraho ikindi kintu kugira ngo batakomeza kumukurikirana. Akongera ati n'undi n'inzererezi. Yarazezenge yanyoye urumogi. Ntacyo niyo wamuha akazi ntacyo yagashoboresha. Nituzi naho yaguye. Kugira ngo bazimanganye ibye. Kandi wenda ikitumye abazezenge akagenda ibyo buzima nibyo yakorewe. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Si bagerekaho kuvuga ngo yaramugaye. Iyo nenge yayigerekeho iki? Nukuri. Uzi impamvu? Siba yari afite urubanza. Yari afite urubanza yuko ntiyigeze agira icyamarira Mefibosheti. Yarazi amakuru, hari abantu muzi amakuru. Mutanga ayo makuru. Bantu mufite amakuru y'abana b'imfubyi ni muyatange. Imana izabagirira neza. Mwikwita amazina abana basigaye ari bonyine, mukabita amazina uko mushaka, babaye inzererezi ni bibi cyane. Murimo murisukaho umujinya w'Imana. Imana itugirire neza. Tugirire neza mama. Ngeze aho hano numva amarira. Tekeza nko kuzi ko imitungo yo kwa runaki hari imfubyi ze ziri hariya, na n'ubu kakiba waranze imyaka dore uko ishize n'ibibazo twahuye nabyo mu Rwanda. Ukabuzi ko wishe se, ukabuzi ko wishe nyino, kubuzi ko umuryango wawe urangije, ariko wanze kubabwira aho bashyinguye, byibuze ngo abashyingure mu cyubahiro. Ndabinginze ikintu gikora ku kandi bitwa ko abarokore. Barahari mu rusengero, barahari bakijijwe, barahari bahimbaza, barahari ingeri zose ziri mu rusengero zirahari. Imana idufashe duhinduke. Agerekaho kuvuga ngo aramugaye, ko ari kugira ngo atagira n'umutekereza, atagira urubanza mubaza ati kuki uriya muntu kwa Sawuli utigeze umugirira neza. Atangira ngo aramugaye, atangira gutanga detaye ko adashobotse. Ariko Imana ishimwe ko yari yamwibutse. Aramubwira umwami ati nonaha genda umuhamagare, nonaha. Ku mwami hari habonetse impamvu yo kumufasha aho nonaha. Haleluya. Mbonereho gushimira Imana ko iyi Imana yibutse umuntu. Nta rundi rubanza. Waba umugaye, waba umeze ute, aho uri hose, ubuzima urimo, Imana yagufata ukuboko ikakugirira neza. Humura, humura nshuti yanjye ihungabanye, humura bajyanye iby'iwanyu, humura wariganijwe iby'iwanyu, humura. Humura, reka umwami Imana kwibuke, wegera Imana, ukizwe n'iyizi itangiro ry'ubuzima bwawe, n'izi n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Ndumva ashaka gusoma ikindi cyanditswe kiri hano muri Yohana ibice 9.
ibintu byose bibaho, ariyo mpamvu mbwira abantu ngo tuyihindukirire Imana. yego Niyo yaduha ihumure rishyitse. Ari ba bandi bahungabanye kubera bameze nk'imfubyi kuko ntacyo bamariwe, ari ba bantu bapfushije ababyeyi ku mpande zombi, ari ba bandi badafite umuryango na buri turababona ingeri zitandukanye. Uyu munsi bakijijwe neza, Imana ibabera papa, ibabera mama, ibabera umuryango, ibabera inshuti. Reka turebe hano ibice 9 muri Yohana, haravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Uyu yari impumyi afite ihungabana rye yigunze. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu aramusubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana yacu tugirire neza. Aho rero niyo mpamvu nsaba ngo nk'uko Imana yibutse Mefibosheti, ntongere kugira urundi rubanza Imana imaze kukwibuka. haleluya Winjira mu ijambo ry'Imana ukamenya ko Imana byose ijya ibyemera bikabaho. Ibyemera bikabaho. Nk'ubu wavuga ngo kuki nabaye imfubyi, nanjye nakubaza ngo kuki cya gihe nihebaga mfite umuryango, yego nakubaza nawe wambaza. Ariko igisubizo cyiza nabonye kandi kingiriye umumaro, yego Imana yambereye byose. haleluya Imana yarampumurije. Niyo mpamvu nshobora gutanga ihumure. Hanyuma asanga Imana yarabyemeye ko iyi mpumyi nayo ivuka. Ari impumyi abantu batangira, rero hari ikintu abantu batangira kwibaza, karande z'iwabo nizo zitumye amera atya, buriya se yari ameze atya. Ariko mujye mwirinda gupfa kuvuga, yego guca imanza. Hari ibintu Imana yatubwiye ngo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Humura rero, humura. Imana yarambwiye ngo ibyo nanyuzemo kwari kugira ngo bibe rasoro yo kuzamura njye imbere y'Imana. haleluya rasoro inzamura gusenga. None se iyo ntagira rasoro indi zamvuga ngo Mana ndabuwande ndabahe ndabigenza nte, ubuzima bwanjye n'ubuhe ntago nari gusenga. Buriya ntabwo njye nagiye gusenga kuko nari impazi cyangwa nari meze neza. Nagiye gusenga kubera ihungabana nari mfite. Nshaka ubuhungiro. Kuko nashoboraga kuba nashakisha ubuzima bwose nabaho, kandi pe birahari abantu baranabayeho mu buryo butandukanye. Ariko Imana niyo yampaye gukora, naje kuba mukuru ndakora, ariko nkumva ntago meze neza. Ihumure nyahume narikuye ku Mana, narikuye ku Mana. Mbwiraho umuntu wese rero uhungabanye, wamfubyiwe mu ngeri zitandukanye bakomeje kutubwira, humura. Imana izitangiro ryawe yari ese kuki utapfuye wowe? yego Se kuki hari abandi bapfuye? Ubu hari n'ababyeyi nabo babaye incike. yego Ibyo nabyo wabaza uti ni ukubera iki? Ariko ibintu byose Imana niyo ibizi. Nicyo nshaka kuvuga muri iki cyanditswe. Jackie, muri iki cyanditswe Imana itwereka ko nta kintu kibaho na kimwe itagize gute itakizi. Abantu batangira kwitotomba bavuga amagambo atandukanye aca imanza, ariko batise n'ababyeyi bakoze ibyaha nangwa n'uyu nguyu. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kwari kugira imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Icyo kibazo gitumye uhungabana nshuti yanjye cyereka Imana, kizana imbere y'Imana. Shaka abakozi b'Imana gufashe gusenga, jya mu nzu y'Imana. Erega Imana itegereje abantu bayisanga ngo ibagirire neza. Imana yiteguye kubagirira neza, kandi ihumure ryayo rirahari. Turabafite imfubyi buri zakijijwe zakira ihumure rituruka ku Mana ameze neza. Niba na ngombwa ubutahara abo tuzazana hano batanga ubwo buhamya, havuga ukuntu Imana yamufashije. Habamo umuntu w'umugabo, habamo umuntu w'umudamu, nawe ubu ni papa ni mama. Bya bintu yarabyibagiwe. Hari ikindi kintu gikomeye ushobora kubwira imfubyi itarakijijwe uyu munsi. Uzi ko ushobora kubona bya bintu byose ari ugasigara uhungabanye. Ugasigara uhungabanye. Ariko ikintu kijya gimara ihungabana ry'ubupfubyi ni Imana.
mureke imirimo y'Imana yerekanirwe muri mwebwe. Muntu uri kudutega amatwi ndumva ashaka gusa naho minira aha nkubwira ngo reka Yesu agusane. Niwe se w'imfubyi, niwe uzi hahandi hababara, niwe uzi hahandi umuntu ashaka kureba ntabone, ariko Imana irahareba. Hamugera mu nzu ukaryama ntusinzire, hamugera ukumva nta hepfo nta haruguru. Imana yo mu ijuru tugirire neza, mureke Yesu adusane. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru umugisha cyane pastor, uvuze amagambo akomeye cyane. Ngira ngo tubwire abadukurikira kugira ngo muhinduke rwose. Buri muntu yitekerezeho arebe hatatunganiye imfubyi, urebe ibyo wahishe byakabaye bifitiye akamaro uwo mwana. Nubwo amugaye, nubwo atabona, nubwo uko wowe wabitekereza kose, wowe subiza ibitari ibyawe. Si ngombwa yuko uwo muntu ajya kukurega, bisubize hatabayeho urubanza. Hanyuma Imana izakugirira neza kuko witaye ku mfubyi. Hanyuma reka tubwire ababyeyi, namwe mufite abana kandi abana bakaba ari imfubyi, nk'uko umukozi w'Imana bitubwiye, yari afite se na nyina rwose bafite inka. Murabizi yuko abatunzi batungwa n'amata bakabaho batanariye. Ibyo nuko nari mbizi no kuva kera. Ahantu twakuriye hari abantu batari bazi yuko no kurya bibaho, batunzwe n'amata kandi bakabaho pe. Bivuze ngo ushobora kuba n'imfubyi mufite n'ibyo bintu byose, kandi ukaba imfubyi atari uko bya bintu byabuze birahari, papa na mama barahari, ariko kuko bone batazi nuko babiguhereza, kuko nabo ntabyo babonye za karande wavugaga. Bakunzi inshuti zacu babyeyi, reka tuvuge ngo niba muriho mukaba mushobora kuba mwaramenya agakiza mugasenga, nimugerageze kwitandukanya n'izo karande. Uko worezwe, uko aho wavukiye, ntago bivuze ngo n'abana bawe ariko bamera. Oya, niba waragendeshaga amaguru, ubu Imana ikaba yaraguhaye imodoka, kuki umwana wawe umutegesha agendesha amaguru nako? Kubera iki umwuka iyo nabi? Kuki mubwira ngo ari kuza aho navuye? Kuki mubwira ngo uza aho nakoye amafaranga? Wowe naho wayakuye. Imana yagucira inzira kugira ngo abana Imana yaguhaye babeho neza. Rero turabasaba natwe tugira ngo tubagire inama. Ni ukuri nimufate neza ab'Imana yabahaye, mujye muzirikana. Ariko urabizi ikindi Pascaline, burya ifite ngo abanyarwanda baca ngo umugani ngo ufite ikirezi ntamenya ko kera. Bivuze ngo wowe uwo mwana urimo kumwica nabi gutyo, nyamara y'Imana iza kukwimura urubyaro, yiza gufungaho gatoya, uyu munsi byakabaye ari iyindi mvugo. Ukiraho wenda reka kumwima n'urubyaro, ntabwo azi ko ariwe kabando k'ejo. Yego, uwo nguwo ni uzamufata amaboko ejo. Kubimwima ni ukwiyima. Yego. Kandi hari n'abantu Imana yahishuye iki kintu. Iyo Imana iguhaye ibintu uri umubyeyi cyangwa muri ababyeyi, ntabwo ibiguhaye kugira ngo winezeze, ahubwo reba uburyo wita kuri uyu muryango yaguhaye. Mbonereho abantu bigwizaho imitungo. Yego. Baha abana, uzababona abana babo nabo iyo bakuze bakabibona. Hari umuntu nabwije arambwira ati ariko nakizwa ariko sinzababarira data. Kubera iki? Isengo yaramukubitaga cyane akamubwira ngo jya gushakisha nawe ibyawe. Ati yatumenesheje turi abana bato, ati ndagenda ndishakira imibereho. Ati hanyuma ejo bundi nyine yari umusaza akambwira se mwana kutankunda kuki utanyibuka? Ati papa, ati singukunda koko. Kuko nawe n'uwankunda. Nakuze unkubita umenesha. Ati nze nkora ibyo nshoboye, atari ko iyo nibutse ibyo papa yankoreye ndabingiza. Uyu munsi ndumva amagambo yaremereye cyane, kubera ko iyo tuvuze ku mfubyi biratubabaza twese. Iyo ubona umwana yabuze ibiryo, yabuze umwambaro, yabuze uburenganzira bwe, kandi wowe mubyeyi ufite byose, birababaje cyane cyane. Mujye muzirikana yuko ejo ari bo kabando kanyu, mujye muzirikana yuko Imana yamuguhaye kubera impamvu runaka. Ese kuki yamuguhaye hanyuma igafunga inda y'umuturanyi wawe, akaba igihe cye kitaragera kugira ngo abyare?
icyo cyo ntabwo mujya mukibaza hanyuma ngo bitume muhereza agaciro abo bana. Imana yo mu ijuru itugirire neza kugira ngo dusobanukirwe duhe agaciro abana. Yesu nashimwe cyane. Tugera ku musozo turagira ngo dusengera aba bana, dusengera n'ababyeyi. Pascaline, ababyeyi nibo bafite uruhare runini cyane komora imitima y'aba bana. Iyo mvuga umubyeyi simvuga umugore gusa, ndavuga n'umugabo, kandi ndavuga nawe umaze gukura utakigwa mu ziko, ufite akazi urakora, ntugace ku mwana ku muhanda ari imfubyi cyangwa se wanabimenye yuko yaburaye ngo ubure kugira icyo umumarira. Reka tugerageze guhumuriza abo bana aho bari. Numubona ujye umugirira neza uko ushoboye, Imana izakwishyura, Imana izakwitura kuko ubugiriye neza. Ushobora kubaza ibibazo byinshi, ese iyo Mana kubera iki yabyemeye? Hari impamvu yabyemeye, hari n'impamvu nawe yaguhaye ibyo bintu utunze. Ibyo bintu utunze byo ni iby'iki? Gerageza gufasha abababaye bari ku ruhande rwawe. Imana y'amahoro iduhana umugisha, ariko tugerageza gukiranuka, tugerageza gutungana. Gukizwa ntibihagije, kwakira agakiza bahagusengera ntabwo bihagije, ariko dutungane. Cyane cyane turabwira abari mu nzu y'Imana bitiriwe izina ry'Imana, niba usenga, niba waragiriwe ubuntu ukamenya agakiza, gerageza gutungana rwose, gerageza kurekura ibitari ibyawe. Hari abagundiriye imitungo y'abandi, hari abafite imyenda y'abandi. Mwene da, niba ufite umwenda w'abandi, gerageza kuwishyura kuko mwene so arababaye, mwene so afite agahinda k'ibyo wamukoreye. Rero mu rusenge naho amanika amaboko siko bimeze mushumba, niko bimeze, nta kintu yageraho, ntabwo babohoka. Usanga no mu itorero burya abantu barimo basubiza inyuma itorero kubera ko harimo abantu bicaye badakiranuka kandi bari mu mirimo. Imana ijya ihishurira abashumba bamenye abantu bimika, bamenye abantu bashyira mu myanya kugira ngo bakorere Imana. None babimenya bakabigiza cyangwa bakababwiriza kugira ngo batungane, Imana izabaha umugisha kandi itorero ryabo rigwire, ryongere rigwire kuko barimo baratunganya iby'Imana ibasaba. Imana y'amahoro iduhana umugisha kandi tugirire neza. Mushumba rero Imana iguha umugisha cyane, murakoze. Reka dusabe ngo usengere abadukurikiye, Imana yo mu ijuru kugira ngo itugirire neza, ihumure rigwire ku mitima yanyu no mu banyu. Reka dufate umwanya dusenge, aho uri, aho duteze amatwi, aho uzadutegera amatwi. Imana izakomeza kugirire neza, ikubake. Udakijijwe uzagana itorero aho ryaba riri hose, ukizwe, Imana izagufasha. Mwami Imana yacu, turagushimiye. Tubwacu turi hano, turi imirimo y'ibyo wakoze. Ntabwo nari gushobora kuhumuriza umuntu uwo ari we wese mu buryo bwose utarampumurije. Muririmbyi yaravuze ngo nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tukavuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Iyo utampumuriza, iyo utankomeza, iyo udahumuriza mwene data, ntabwo yakabaye nawe afite uyu mutwaro. Ariko ndagushimiye kuko uri urahumuriza benshi. Rero Mwami, ndasabye kugira ngo bari kubinyuramo uyu munsi bikomeye, nta nzira bareba, nta buryo Uwiteka ubasanga. Ababyeyi bagira umutima wo guhumuriza abana babo, atari ukubuka inabi, atari ukubabwira uko bishakiye. Mwami, bahereza izo mbaraga zo kubikora neza, babarere neza nk'abana babo bazaba bazwa n'Imana. Baha umugisha ababyeyi babikora, umugisha umuntu wese ugiye gusubiza ibyo yatwaye, umugisha umuntu ufashe umwanzuro wo guhinduka, agakizwa agahinduka. Mwami, bakorera ibikomeye. Iyi mfubyi yabuze hepfo yabuze haruguru, Uwiteka uri se w'imfubyi. Ndakwinyize kugira ngo Mwami umukomeze kandi umurwane intambara azave ku rwego ajye ku rundi. Urakoze, turagushimiye, komeze kubahisha izina ryawe. Usabye ibike nk'abantu, ariko iby'ingenzi ubikora nk'Imana mu gihe gikwiriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.